Twongeye kubahereza ikaze kuri YouTube channel mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Ibi ni ibyemezo by'inama ya minisitiri yo kuri uyu wa 8/7/2025, aho NESA yari yihuje na REB bagafata imyanzuro myinshi igiye kugira impinduka mu burezi. Ndagushishikariza kumva izi mpinduka zigiye kuba niba ufite umunyeshuri cyangwa ukaba uri umunyeshuri ukurikiye, ndetse bamwe mu barimu babigisha icyongereza mubona imbere zanyu, benshi muri bo bashobora kuba bagiye kuba fired cyangwa se bagiye kuba babacezinga bakabirukana mu kazi kubera ko batabasha kumva neza ibyo babigisha. Wa mwarimu ubona uzakaguhagarara imbere mu cyongereza yigisha pipiza, abo bose bagiye kwirukanwa mu bijyanye n'uburezi kubera ko NESA na REB basobanuye ko abo bose badashoboye akazi bakora. Reka nguhereze ikaze muri kino kiganiro nkubwire ngo njye tujye kubana ndi Isa uri kuri Rwanda Room TV. Niba uri mushyashya ukanda subscribe kugira ngo tujye tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Kuko nabikubwiye, REB yifatanyije na NESA. Iki REB ni ikigo cyateguraga ibizami mbere, ariko kuri ubu ngubu gisigaye gishinzwe uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Naho NESA ho ni ikigo gifatanya na REB mu kureberera abanyeshuri, ariko NESA ikaba ifite inshingano zo gutegura ibizami bya leta. Bose rero bihuje, cyangwa se ibigo byombi byihuje, birebera hamwe ikibazo kiri mu burezi ndetse banakivugutira umuti, ku buryo impinduka zigiye kuba mu burezi ziteye ubwoba, kandi nkeka ko hari byinshi zigiye kuba zahindura mu gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko ku bijyanye n'abarimu bigisha icyongereza, bigiye kubagiraho ingaruka nziza ndetse n'ingaruka mbi. Abanyeshuri bo ni ingaruka mbi nicyo nababwira, kuko bagiye kongererwa amasomo, kuzongera kubona buruse ikujyana kwiga kaminuza ya leta, ibintu bitazapfa koroha, kuko amasomo bagiye kongeramo azajya akorwa mu kizami cya leta ni ya masomo abanyeshuri benshi uba usanga gutsinda aba ari ikibazo, kandi ugasanga rimwe na rimwe nta n'ukuntu bakunda kuba bakiga ayo masomo. Reka tubirebere hamwe byose ndetse usobanukirwe iyi nama y'abaminisitiri, imyanzuro yafashe ndetse n'itangazo yasohoye ryo kuri uyu wa 8/7/2025. Nk'uko nabikubwiye rero, iyi nama y'abaminisitiri yahujwe n'ibintu bibiri. Icya mbere ari nacyo tugiye guheraho, ni uburyo bareba uburyo bateza uburezi bwo mu Rwanda imbere. Barebye basanga buranga abarimu bigisha icyongereza nibo bantu ba mbere bagomba kugira uruhare mu guteza uburezi bwo mu Rwanda imbere, kubera ko ngo amasomo yose abanyeshuri bo mu Rwanda bayiga mu cyongereza, ariko ugasanga abo barimu nabo bakibigisha ngo ntacyo bazi. Ibyo bakoze rero kuri iki ngiki byo bavuze ko by'umwihariko bagomba kureba uko bishoboka kose bakaba bafata abarimu bigisha icyongereza batatsinze icyongereza mu gihe bakusabaga akazi ko kwigisha, ariko ugasanga babonye amanota aringaniye ariko ntibatsinde 100% nk'uko babisabwaga. Aba bose bagiye gusubizwa mu kwiga kugira ngo babashe nabo kongera ubudahangarwa mu kuvuga icyongereza. Ikindi kandi imishahara yabo izagabanywa, kuko banzuye ko amafaranga bahembwa atariyo bagakwiye kuba bahembwa. Ayo bahembwa ngo ni menshi cyane ugereranyije ubwo n'ubushobozi bafite, kuko niba umwarimu yarakoze ikizami cyo gusaba akazi mu cyongereza akabona amanota 70, bamusabye 80, ubwo tayari nyine babifashe nk'aho yatsinzwe. Ibi byose rero bikaba ari bigiye kuba ku barimu, imishahara yabo ikagabanywa. Ikindi kandi nabo bagategekwa kuba basubira kwiga igitaraganya, ururimi rw'icyongereza, kugira ngo bajye bigisha ibyo babasha nabo kumva. Tudatinze rero, ibigiye kuba ku banyeshuri ni agahomamunwa, kubera ko amasomo agiye kongerwa mu masekisiyo ateye ubwoba. Ni ibintu bitigeze kuba mu gihugu cy'u Rwanda, ntibyigeze no guteganywa. Ni nyuma y'uko mu gihugu cy'u Rwanda hari kubamo impinduka nyinshi pe, tutigeze tunakeka ko zigera zinabaho, ariko uyu mwanya nyine byose byemewe kandi byamaze no gutangazwa. Icyamaze kuba ni iki: bamaze kwemeza ko mu bijyanye n'uburezi abanyeshuri bagomba kuzajya bakora amasomo menshi mu kizami cya leta. Ubundi wasangaga mu kizami cya leta abanyeshuri benshi bakoraga amasomo guhera kuri 5 kugeza kuri 6, havuyemo abiga ubwubatsi bakoraga modile zigera kuri 22, ariko abandi bose ugasanga bakoze udusomo 5 biga muri segisiyo, uretse guhera mu wa gatatu mu bizami bya leta bakoraga amasomo 9, ariko guhera mu wa gatandatu segonderi wasangaga bakoraga amasomo agera kuri 5
gusa, ariko uyu mwaka bazakora ikizami bose muri segisiyo babashyiriyemo Icyongereza, ubutaha bazakora imibare, Igifaransa ndetse na sayikoloji mu kizami cya leta. Ibi ngibi akaba ari byo iyi nama y'abaminisitiri yemeje. Ibi ngibi rero bikaba byateje inkeke by'umwihariko mu banyeshuri ndetse n'abarezi, kubera ko usanga abanyeshuri benshi Igifaransa atari ikintu bakunze gutsinda, Ikinyarwanda bakigaga bakinigirija, naho imibare yo n'ibyatereryo ku buryo bawumva batanayiga, kuko imibare buriya ni isomo rikomera, ujye uryumva uritinye unaryubahe, kuko iri somo risaba umuhanga rigasiba undi. Ibyo rero inama y'abaminisitiri yo kuri uyu wa 8/7/2025 yanzuye ku bijyanye n'uburezi. Twabanye Isa, niba uri mushyashya kuri YouTube channel kana subscribe kugira ngo tubane byinshi bigiye bitandukanye.